ubuhanuzi buri kwihuta cyane ku muvuduko nk'urumuri ku buryo umuntu atakibasha no kumenya ibyo afata n'ibyo areka. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nyamaswa ebyiri. Reka tubanze tuganire ku nyamaswa ebyiri z'ibyahishuwe kugira ngo abantu bamanze bamenye izo nyamaswa ni izihe. Nzi neza ko abantu benshi bategerezanye ubwuzu video ivuga kuri Trump ukuntu yigize nka Yesu Kristo. Iriya tweet yakoze nimba ari tweet nimba ari True Social yanditse yigaragaza nk'umucunguzi, yigaragaza nka Kristo ari kuvura abarwayi, abantu bakamuha urw'amenyo agahita bivana vuba vuba. Nzi ko ibyo ngibyo bimutegereje cyane kugira ngo mbibabwireho, mbabwire ukuntu ubuhanuzi noneho buri kuva mu mapuro za Bibiliya. Iyo video ivuga kuri ibyo bintu ukuntu Trump yashatse kwigira nka Kristo niyo ndi bukurikizeho. Nanze kubishyira muri video imwe ari bibiri kuko nabonye ari byiza kugira ngo tubanze tumenye izo nyamaswa ebyiri ni izihe. Mbere yo kubyinjiramo rero, kwinjira muri izi nyamaswa ebyiri, banze ukandeho like, subscribe, yandikishe kugira ngo uku kuri kujye kugeraho. Uzi neza ko YouTube kugira ngo itangaze ibiganiro byacu n'amavideo bigomba kugera ku bantu benshi cyane. Kandi aho like rero wandike utubwire uti dore ngiye ko mbona inyamaswa, dore ko nabyumvise, dore ko bimeze, usobanuze none tuganire. Ukandeho like kugira ngo bigere ku bantu benshi, ntubyiherane, dukomeze turebe izo nyamaswa ebyiri ni izihe. Uziko mu gitabo cy'ibyahishura kubwira ngo hari inyamaswa ya mbere hakaba n'inyamaswa ya kabiri. Hari ibintu rero bikomeye cyane muri video igiye gukurikiraho ndibuvuge, bikwereka aho ubuhanuzi bugeze, bikwereka ukuntu ibintu umuntu uri maso niwe uramenya ukuntu ibintu bimeze. Iyo video ya kabiri ntigucike, niyo mbivugamo nkwereke noneho impamvu Trump yakoze ya foto, impamvu byagenze uko byagenze, ariko gahunda bari bafite nicyo bashaka kugeraho byanditse hano mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ntibigucike, niyo video iri bukurikire. Reka tubanze turebere izi nyamaswa ebyiri. Inyamaswa ya mbere tubizi neza ko ni Abaroma, Roma. Inyamaswa ya kabiri ni Amerika. Nkuko ngiye kubigusomera mu gitabo cy'ibyahishuwe, uko tubisoma, usibye ko n'abantu babisobanura kwinshi, babisenga uko binyuranye n'ibyo byose, ariko kuri ngewe numva ko inyamaswa ya mbere nkuko tugiye kuyisoma, reka uyumve noneho wumve n'iya kabiri, wumve nuko bizagenda. Noneho video ikurikira nze nkwereka impamvu Trump yifotoje kuriya bigatera induru cyane, bigakwira hose nuko byagenze. Reka turebe. Inyamaswa ya mbere yavuye mu nyanja. Nari mpagaze ku musenyi, ndi kuvana mu cyongereza, ntawe nese bigenda mu kinyarwanda, ndi kuvana mu cyongereza. Inyamaswa ya mbere mu byahishuwe 13:1-2. Nari mpagaze ku musenyi wo hafi y'inyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa ivuye mu nyanja ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Imitwe 7. Wibuke ibi ni ibintu twarebye kera turabishakisha. Buri Roma yubatse ahantu ku misozi 7, yubatse ku misozi 7. Kandi noneho uko byagenze, Abaroma maze gutandukana, nyuma baje gukora uriya muryango w'abibumbye. Ariyo umva impamvu abantu bavuga cyane uriya muryango w'abibumbye nawo ufite uruhare mu byahishuwe mu bintu bya nyuma bizaba. Watangiye ari ya mahembe 10, niko byatangiye babishyiraho noneho kugira ngo babe by'uburari, bagenda bazana mu duhugu tundi, baza kugira ibihugu byinshi birenze bya 10. Urumva rero, niba iyo nyamaswa ya mbere yaravuye mu nyanja kandi ikaba ifite imitwe 7, ikaba ifite amahembe 10, nuvuga yavuye kuri ya misozi 7 Roma yubatseho, noneho hashibukamo wa muryango w'abibumbye ari wo watangiye ufite ya mahembe 10. Urabyumva? Inyamaswa ya mbere ni Roma. Biraza kuguhisho nyayo muri video ya kabiri, ubwo nkubwira ukuntu biriya bintu Trump yifotoje hari ukuntu byagenze yigira Kristo, noneho naho bihurira na ba papa, naho bihurira n'ubuhanuzi bw'Imana. Katurebe. Inyamaswa ya kabiri yo yavuye mu gitaka ku isi. Ibyahishuwe 13:11-12. Nagiye kubona mbona indi nyamaswa iza noneho yiva mu butaka, yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ariko ivuga nk'ikiyoka. Yari ifite imitwe 2 yari ifite amahoro 2
amahembe abiri ameze nk'ay'umwana w'intama kandi noneho ivuga nk'ikiyoka. Kandi iyo nyamaswa yakoresheje imbaraga n'ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere. Ibyo ndabisobanura muri video ya kabiri uko bimeze. Gute rero bavuga ngo Amerika niyo nyamaswa ya kabiri? Ndabihushuraho gato. Nuko Amerika yahise igabanyamo kabiri, abarepublika n'abademokrate. Kandi noneho baza bishinga bavuga bati twebwe dukoresha ijambo ry'Uwiteka, igihugu cyacu gishingiye kuri Bibiliya. Urabyumva? Yaje yigize nk'umwana w'intama, ya mahembe yayo abiri itangira no kuvuga nk'ikiyoka kubera ko yashaka gukoresha za mbaraga z'inyamaswa ya mbere. Urabyumva? Bitwaje ijambo ari ryo bitwikiriye bereka abantu ko ari igihugu cy'Uwiteka, ari igihugu cy'Imana, niko batangiye bigize. Urabyumva? Iyo nyamaswa yashibutse mu butaka ariyo Amerika, kandi uzi ko Amerika ni ibisigazwa bya Roma. Urumva? Mu mwanya uza nibwo ngusobanura neza iby'iriya foto, nibwo ubyumve neza urebe ibyabaye. Tubonye inyamaswa ya mbere kandi Abaroma, inyamaswa ya kabiri ni Amerika. Noneho reka turebe cya kimenyetso, umubare n'izina by'inyamaswa, ukuntu ya nyamaswa ya kabiri bizagenda kugira ngo ishyire mu bikorwa ibya nyamaswa ya mbere. Nanjye kumenera ibanga ry'ibyo bintu turi bure mu kanya, reka nze nkubwire ibi bintu by'ikimenyetso, noneho tuze twinjire muri video ya kabiri nayo irahita ikurikiraho, nta gucika, nta griwe ndende. Noneho ikimenyetso cy'inyamaswa kiri kuri ya nyamaswa ya kabiri, gifate kuri ya nyamaswa ya kabiri, ariko izaba yakoresha ububasha bw'inyamaswa ya mbere kugira noneho isubize n'ububasha inyamaswa ya mbere. Urumva ni ibintu bizinze, no kubizingura. Igitabo cy'Ibyahishwe 13, 16, 17. Ya nyamaswa ya mbere iri aho ngaho, ariko noneho ya indi ya kabiri, iya kabiri yatumye abantu bose, abato, abakuru, abakene, abakire, imbohe n'abatari imbohe, bose bafata cya kimenyetso mu kiganza cyabo cy'iburyo no mu ruhanga rwabo, kugira ngo hatazagira ugura cyangwa ngo agurishe. Ibintu biruve neza mbisobanuye muri iriya video ya kabiri, kuko urumva ya nyamaswa ya mbere iraho yacize intege, inyamaswa ya kabiri iraje iyisubijemo intege. Ibi bintu nimba gusobanurira ntuhite ubibona muri Bibiliya mu Byahishuwe, simbizi nanjye urabona ko undi kubireba nkavuga ni Satani azajyana benshi mwirimbukiro kubera kwigira marayika w'umucyo. Urumva hahandi bakubwiye ngo yaje yigize nk'umwana w'intama, biriya bintu Trump yakoze ndaza mbivuga mu kanya, nta na hamwe nari nabyumva babisobanura uko ngiye kubisobanura mu kanya. Nimara kubigusobanurira unyandikiremo gusa umubwire uti wow, ndatangaye, aba ryo jambo ryo nyine wandikamo. Nguko bimeze rero, izo ni inyamaswa ebyiri tubanje kuzireba. None urasobanukiwe, inyamaswa ya mbere ni Roma, inyamaswa ya kabiri ni Amerika. Video izaho mu kanya ntigucike, niyo iguhumura amaso kugira ngo urebe ukuntu bimeze. Abo twabanye rero nkaba mbabwiye nti ukandeho like, ibintu ntubyihererane, mwiyandikishe subscribe, kuko nzi ko munyoto ukuri amanywa nijoro. Ubundi nkaba mbashimiye, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda haba tov me.